Sechiwi way kumenya nawe umumenye urumva ariko ntakora byifuje twimuheza sibyo Wakaze rero Kiss me here. Niko hayi Kiss. Umutwe konje cyane none se baswarese ukajya kwa muganga ukareba ikintu ikibazo ufite muri uwo mutwe rero kumva bidakomeye cyane ufite imiti y'umutwe se base mfite tunini dusanzwe ko urere ikibazo cyawe ngende ndumva cyandenze simbona aho guhera ubwawe ntago uzi ikibazo ufite ubwanjye nanjye ntago mbona ikibazo ufite simbona naho nohera kugira ngo nkimenye ubu ndakora iki ariko ku bwanjye mba numva nta kibazo ufite Majwana aho nyine niho hari ikibazo kuko ubwawe urabona ko nta kibazo ufite kandi ikibazo kirahari po baforomata telefone ni umuntu muzima baforomata nta kintu kimwe kikigusigayeho po ibyawe umuryango wawe byose biri kugenda ubireba mbese uri kubera n'umugisha ntabwo ngusobanukiwe biragaragara ko utansobanukiwe po ako kuva nkumenya ntabwo wigeze umpemukira ntabwo wigeze umbera umuntu mubi yego ngombe gukora uko nshoboye ngukure mu byo urimo ese ubona ameze gute ubona ndi mu biki ntabwo ushobora kubyumva ariko ibyo urimo ni agahinda ariko Majwana njye numva nta kibazo urugo rwa murumuna wanjye ruri kugenda ndureba ariko ngombe menye ibi bintu aho byaturutse ariko Majwana njyewe numva mu rugo rwanjye njye mbayeho neza kandi mbanye n'umugore wanjye neza aho niho hari ikibazo na musaza wanyu tubanye neza nta kibazo gihari kugeza ubu ni ukuvuga ngo rero kandi ndanabizera cyane ndabizeye mbafitiye icyizere aho niho hari ikibazo po usigaye wizera ibitizerwa usigaye ubona ibyiza ibyari bibi usigaye ubonamo ibyiza mbese nakubwira wenda ntabwo waracuramye ariko ngombe menye ikibazo ufite po ngombe menye ikibazo ufite ngombe menye impamvu wabaye gutyo kuko irahari kuko ntabwo byumvikana ko abantu mu minota 2 bicaye muri biro yawe umugore wawe ari kugenda umureba po nta nubwo ukitaye ku kaza k'umwana wawe nanjye nkomeze ndeberere bose nabambamariye iki ese Majwana ko nubwo hagati aho ngaho misengira ikibazo wasobanuriye neza nkamenya neza ikintu gihari umusobanurire se wumva iki po aho kugeza ubu ngubu ntabwo nzi ngo ni ibiki ukumbwira uzi kuvugana nawe usigaye nza nkaho navugana n'iyikusi wegamiye nkayibwira noneho nkagenda ariko mva nkubwire ngiye gukora uko nshoboye kose nanjye ntabwo ndi umwana nzamenya ibyakubayeho tu ku makuru mashyashya kandi nzi kuri bunibagirwa none nanjye ngiye kuba umukozi umwe muri kampani yawe kampani yanjye iyo ni intego yawe kandi izangeza kugira ngo menye ibyakubaye kampani yanjye nta na kampani kigira ndisigira kampani narakuririye bihagije ntabwo ushaka kongera kurera ko reka ngende nzi icyo gukora ndi mukuru ariko uwo mutwe nukomeza ejo nzagaruka ndebe ukomeza ndagiye sawa Chanela umeze neza
na akazi biragenda Biragenda ntabi. Good. Chanela. Hari ikintu nshaka gusaba. Ndiki. Kiss me. What? Kiss me. Bisa n'ibiki. Please. Kuki umenye ko umuntu aba ari mu kazi boss nawe igihe mba mbona imbere muri rake. Boss ndeka nkora akazi ndangiza ibyo ndimo. Ngiye gufunga. Ibyo gufunga iki? Ndetse haguruka basi nkubwire. Mbabarira rwose ndeka nikorera akazi. Ndaguha icyo wifuza Chanela. Sinakwemeye ko zakongeza umushahara. Uzamunyongeza ariko kunyongeza ntabwo ari ukugusoma. Ndi mu kazi hano ntabwo wasoma na mu kazi. Ushatse kugaragaza ko ukunda akazi kundusha se? Yego kumana. Ndashaka. Wandekuye se? Chanela, please. Yego kumana basi ndeka. Ntabwo ngegera ndikunda iyo ndi mu kazi mba ndi mu kazi. Kwanza ntabwo naje hano nje kugusoma. Please. Mbabarira ndeke. Bosi wandetse urashaka iki? Nagushaka wago. Ndi mu kazi mbabarira amahoro nge nkora akazi kanje. Bosi ndakubaha sibyo? Bosi wanjye ndakubaha ariko niba ndi mu kazi jye reka mvuge akazi. Please, haguruka nkubwire. Oya bosi. Kanikorera akazi aho. Ibintu ntabwo tupenda. Haguruka nkubwire. Ndeka. Umva. Unende ko hamakaye. Ese kandi urikora n'abantu bamamagaye. Funga telefone. Si wari gutuma nica akazi. None ngiye no kundeba. Haguruka nkubwire. Bosi mbabwire ngiye mu kazi guhaguruka ndumva atari akazi ndi kugusoma ntabwo ibyo ngibyo n'ubushake bwanjye mbabarira. Okay, none reka dukora ibirenze gusomana. Okay. Sibyo? Dukora iki? Kunsoma. Ntabwo nsoma. Reka noneho dukora ibirenze gusomana. Shaka ko dukora siki. Bosi wambabariye. Haguruka nkubwire. Nagushaka. Ntabwo maguruka. Ntabwo haguruka. Bosi wanjye se bosi nkaga rwose ngenda baza. Umva. Sungu ngiye mu kazi nganje naje gusomana nabo. Bosi ngiye wanditse Mungkiri hawaii iki? Shinga. Nje basi kwa manzi. Ngambwira bigenze bite? Kandi cyaye akazi. Bigenze bite? Ufite ikihe kibazo? Dore ngombaza. Duwo. Shanira hawaii iki? Ni birebire. Nise ko mbona babaye nicyo kibazo ageze. Akunda karakomera. Shanira ntashaka kumbwira. Nawe ngo nimubaze nicyo kibazo. Shanira wambwiye. Ntacyo nabona navuga. Tubyihore. Hawaii iki? Ni birebire. Ese kunda ni birebire wabivuze.
Deka. Si wandetse nikujyana ndebe. Deka. Mamvuye Urajya. ndi boss umara. Urajya. Iki? Wamwihoreye sakaza. Uri mu biki? Kera nje nkuru sinzi. Uhuriye. Bize tugutabazaho. Jya mu kazi kawe. Wena. Isundi ufite ikibazo. Tabare Deka. 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 Mana yanjye. Anje wandetse. Ariko kanakubona. Ibyo ufite ikibazo ariko ubundi. Ariko none ariko musigaye mubaye mu mutwe cyangwa kuki mugenzi ke cyangwa ari intambara umva rero ndabirambiwe rwose shani mu cyo kibazo ndabirambiwe umuntu arakumuntu n'umukurura mujyana ndihene njyewe imbwi ndabihazi Deo uyu musa n'umwana w'undi ushaka yishe bosi barabwe ibi ndabihaze rwose yarakujyanye hehe dore ngo uyumubaza aho yarampaye ubundi waramuhaye hehe arajya hese ndabihaze rwose mbabarira umugize ukuri bimeze bite wowe rero urigenda aza akakubaza ukanyibara igihe cy'ubundi mbabarira umunsi umugize ukuri ni ikihe kibazo ufitanye na bose nahuye n'ababosi ari kuyikuye angeza ahangaha pe sinzi ko mwese muri gupfikira ndetse umuntu yaramwe yanjyanye ntabwo ubonye ko yari ari kumurura mwamugize mwe no kurwana ari kurwana kurenza ukusi ahantu yari ari kuntwara ibaze nk'ejo yasanze muri biro yanjye ndi mu kazi ngo musome ngo turyamane ibyo nibyo biba byanzanye ahangaha ngomba kuba amafaranga yanjye ndabihaye turyamane turyamane neza umugore we ngo umusome ashaka umuryamana yanjye aho gukora akazi nk'aka ngaka nashobora kutabibwira rwose kuko utabimbwiye shamana umva nkubwire sibyo iturize sibyo wirira wibabara reka musezere ko ugiye kubikurikirana muri Paul yagiye he Paul niwe wari boss wanjye ibi bintu ntabwo nigeze mbibona ibintu sinigeze mbibona ababosi barabwira rwose igihe ndabihazi nshaka amafaranga yanjye nkataha cyangwa se tugakora inama mugashaka umugenzi sibyo tuza utajye kuvugana nawe humura biraza gukemuka sibyo ntabwo bize kongera sibyo hangane tujye gusubizamo ariko nkomeza akazi kanjye shashanira nahangaha nyine mu rugo ndaho atari kure ntabwo ari kure po umeze ute turabona utari kunyuka ntabwo nzi ko bageza kwibagirwa shanira pe ndumva ubindeze shanira ntabwo urabona utamuzi Nirasohoye nduwahe Shanira ukanakumye shanira ubwira ko ntawe uzi tubonaga ari kundeba neza ahaguruka muri wese ntabwo nyibuka Shanira wahe mu kazi akahe kazi se ntabwo uri kunyibuka sikonze ko yasize nararwaye amaso nambara rineti basi akaba atari kuvuga ngo nazambaye ntiyabimenya sekiteri kumva iki we yari kunyibuka ari kwijijisha ariko wabona urabazi ndabona nawe kunyirengagiriza iki ngo yaragukumbiye nagushanira kureba none se turaziranye njyewe nawe turaziranye se muraziranye nambwiye ko wirirwa mu rugo ko warwaye umutwe harimo utava mu rugo arambye ngo reka aza gusuhuza ndamubwira ati nta kibazo ngwino usuhuze boss wawe rwose rero ahubwo sinzi impamvu utari kumwibuka nese ko icyo atanyibuka naganyibuka se nyine ni ukwihangana muri iyi minsi ntabwo ameze neza sinabikubwiye se afite ikibazo mu mutwe w'iyo si ukuntu byagenze ntabwo uri kunyibuka koko
sekibi we waramemukiye